nabasobanuriye ndongera mbisubiremo icyo Sukioma Hikari ari cyo. Sukioma Hikari ni art spirituel, sinzo ko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ubuvanganzo buturuka ku Mana bwahawe Kotama Okada, ni umugabo w'Umuyapani. Imana yabumuhaye mu mwaka wa 1959 bwo kugira ngo amenyekanishe ko Imana itanze uburenganzira bw'uko n'umuntu yiremeye ashobora gutanga urumuri rwayo. Urwo rumuri ndumva rwaragiye rutangwa kera ubwo Yezu Kristo yaruhaga intumwa z'12 n'ahandi henshi hagaragara ko Yezu yagiye atanga urumuri, biragaragara rwose. Mahikari rero aho itandukaniye n'amadini nuko mu idini muri Kiliziya Gatolika, idini y'Abaprotestant, Isilamu, ujyamo kugira ngo usenge Imana uyisabe imbabazi z'ibyaha wakoze. Ariko noneho muri Mahikari yo urasenga nibyo ukasaba Imana imbabazi z'ibyaha wakoze, ariko noneho ikanasukura roho yawe. Niho bitandukaniye n'amadini. Mu idini usenga Imana ikaguha imbabazi z'ibyaha wakoze koko, ariko ntabwo bisukura roho yawe nkuko Mahikari isukura roho yawe. Urwo rumuri dutanga ni urumuri rw'ukuri ruva ku Mana. Urwo rumuri iyo umuntu aruhawe ari roho ye, nababwiye ko roho iba kuri santimetero 10 winjiye hano ku gahanga k'umuntu, ariko ubaza umuntu iyo roho ntayo wabona, ntabwo ushobora kuyibona, ntabwo igaragara ariko ibaho. Kandi ndagira ngo nisegure ku bantu banyumvise nabi hari ubushize, kubera yuko no mu Rwanda izo roho bitwita bamwe ngo abadayimoni, abandi ngo amashitani, abandi sinzi bikundi babyita, byose ni roho iba yaravuye mu muntu wapfuye ikagenda ikajya ahantu ikagaruka. Igarutse ku isi rero kiba ibikoze ikosa kuko roho Imana yarayiremye iza mu muntu ku isi, ariko iyo umuntu amaze gupfa roho imuvamo ikagenda ikajya igomba kuba aho bita muri monde des esprits. Ariko noneho ikibazo kivuka rimwe na rimwe rero, hari igihe nk'umuntu yitaba Imana cyangwa se abandi bavuga ngo gupfa, yamara gupfa ya roho kugira ngo igume aho igomba kuba handi dans le monde invisible, dans le monde des esprits, ikongera ikigarukira. Inyinshi zigaruka kubera ko igize ibibazo, irahageze yumva iracyafite atashoma ku bintu byo ku isi, iracyafite atashoma ku biryo, ku binyobwa, ku bindi byo ku isi, noneho ikemera kugaruka. Iyo igarutse rero ku isi nkuko nababwiye ubushize, iraza ikiyatasha cyangwa ikajya ku muntu umwe wo mu muryango yakomotsemo yasize akiri muzima. Akenshi na kenshi iyo roho igiye ku muntu ikamugumaho, ikurura ibibazo byinshi, ikurura uburwayi bunyuranye, ikurura ibibazo byinshi binyuranye, ariko nayo ibikora kugira ngo irebe ko waprena conscience, ko wakwimagine uti se iki kibazo mfite kiraturuka kuki, ese nagikiza nte. Iyo esprit ibikora kugira ngo irebe ko nawe wayifasha, kuko ukeneye kwifasha. Kwifasha nta kundi rero ni uguhabwa rwa rumuri rw'Imana ishobora byose, nayo iyo ikuriho ikarwakira. Iyo imaze kurwakira irasobanukirwa ikavuga ati burya ndi ku muntu, ntagombye kuba ku muntu, kuko guposeda umuntu nicyo bita possession. Ya esprit ibyaha yakoze ikiri ku isi ahubwo biba byongeye kwiyongera, kuko ibiri gukora ibintu bitari mu mugambi w'Imana. Iyo umuntu apfuye yagombye kuba aho roho ziba, ntabwo agomba kugaruka ku isi kuza kujya mu bantu yasize kubateza ibibazo. Iyo ibikoze ibiri gukora ibyaha kurushaho, icyo gihe rero ibiri kwikururira ingorane kurushaho. Sukioma Hikari rero nkuko nababwiye ni organisation donc internationale, iri ku isi hose, si mu Rwanda gusa. Mu Rwanda ni n'agashami gatoya, ni abantu abari initié muri art de Mahikari ntibarenze 20. Mu gihe ahandi mu bindi bihugu usanga hari ibihumbi 100, miliyoni. Ni ukubera ko mu Rwanda abantu benshi batayimenye, kuko nabibonye ubushize maze gutanga ikiganiro, abantu benshi bagiye bampamagara batese biriya bintu ko tutari tubizi. Ahubwo hari n'abagiye bavuga bati ese biriya bintu aho ndi mu gikuzimu. Hoya, muri Mahikari ntawe ugikuzimu. Ikuzimu naha amashita, naha abantu bapfuye bakagira ibintu bibi, bakajya ahantu babi. Uko kuzimu siko tubamo, ahubwo dufasha izo roho ziri kuzimu kandi zikagaruka ku isi guza guperturba abantu bazima, kugira ngo ziprene conscience y'icyo zigomba gukora. Imana ishobora byose ni inyampuwe, nta muntu itagirira impuhwe. Izo roho tusenga kugira ngo zumve ko zitagomba kuba ku isi, kugira ngo Imana izigirire impuhwe zijye aho zigomba kuba. Ubushize rero mu kiganiro natanze hari abagiye bavuga bamwe na bamwe bati yewe uriya muntu se buriya ntajya gikuzimu.
oya ntabwo muri mahekaro umuntu agikuzimu n'ikuzimu ntidushaka kuhajya rwose, ntabwo tubikeneye, kuko icyo dukora ni ugutanga urumuri rw'Imana, ahubwo rufasha za roho zanze kuguma aho zigomba kuba, zikagaruka kuza mu bantu kubateza ibibazo kugira ngo zisobanukirwe zive muri abo bantu. Bavuga ko 80% by'indwara ziba ku isi, 80% kwanza birenga gato, ni indwara zituruka kuri esprit possesseur zijya mu bantu. Roho ikazi kakujyaho, mu kukujyaho iba yumva ko ije kugira ngo nawe ugire icyo imarira. None se mbahaye nk'urugero nk'indwara wenda nk'igifu nka kanseri, hari roho y'umuntu ikuzaho wowe umuntu ikareba ikavuga iti ningenda nkajya hafi y'igifu, nibura igifu cye kuko nicyo kivamo ibiryo, bya biryo arya bizanyuraho nanjye bingirira akamaro, nanjye nibura nkuraho akantu gatoya, partie invisible y'ibiryo, nanjye nkarye aho narindi hari inzara izabishize. Niho muzabonera rero ko burya hari ushobora kurwara igifu kubera yuko nk'ubu nzi urugero rw'umuntu wegeze ufata ibinini bita aspirine. Aspirine ni burya ni ibinini bikaze cyane, noneho arabifata aho kugira ngo anywe kimwe anywa bitatu, akomeza anywa bitatu, hashize nk'iminsi nk'ine atangira kurwara igifu. Byaturutse kuri acide irimo ibyo binini kugira ngo arware igifu. Igifu kiramubabaza ariko aza kubimenya, arivuza arakira. Ariko noneho nk'igifu giturutse kuri esprit possesseur, aho kugira ngo gikire ahubwo gishobora no kuguhitana, kuko ya roho iraza ikajya ku gace gatoya k'igifu, bakakunyuza mu cyuma bakabona ahantu hari agasebe ku gifu. Iyo bakabonye muganga aravuga ati uzaza nkubage ahantu hari agasebe kaveho. Ya roho ibiri kubyumva kuba zabaga hahandi iri, iyo ikikora ihita yimuka ikajya hirya gatoya mu gifu. Muganga akazagufata akabaga hahandi nyine yabonye ko hari ikibazo cya ulcer, ariko ya spray yari hari bagiye ahandi ku kandi gace k'igifu, hahandi babaze hakazakira, ariko n'ubundi ahandi hakongera hagafatwa, ugasanga n'ubundi ya esprit igomeje kuguteza ibibazo, uhorana ikibazo cy'igifu. Umuntu ufite ikibazo nk'icyo kwa muganga ntacyo bamumarira rwose, mbivugisha ukuri. Ariko iyo aje agahabwa rwa rumuri rw'Imana rupurifiya wa mubiri we aho yagize ibibazo mu gifu, rukagira no kuri ya esprit imuposeda, rwamara kuyigeraho, kuko dusoma n'abandi izindi nyigisho, hari nk'isengesho ryitwa Kamimu Kisanji, hari isengesho ryitwa Choreye. Ayo masengesho yo gutransmit umuntu rumuri rw'Imana akenshi na kenshi afite ikibazo gikomeye, ayo masengesho urayavuga, noneho roho imurimo irayumvayo, nubwo yavuga mu Kinyarwanda, nubwo yavuga mu Kiyapani, nubwo yavuga mu Gifaransa, rya sengesho ya roho iraryumva kandi gasobanukirwa kurusha n'umuntu muzima. Ibyumvise rero ikikora nuko ikubiva kuri wa muntu aho yarifashe, ikongera igasubira muri monde des esprits kujya kwevuriwa wa muntu igifu ntamenye uko gikize. Ariko nabwo nk'umuntu w'umunyarwanda ujyaho akavuga ko ari ikibazo, ko hari ngo esprit se ngo ni ibiki n'ibiki. Nk'ubu ndibuka ahantu bitaga i Butare, ubwo ni muri Huye ubu ngubu, hari akantu k'agashanga utarinjira ngo ugere hafi ya za Butare, hari akantu k'agashanga gahari. Abantu benshi banyura iriya nzira mukunze kumva ko bavuga ngo hari ngo roho y'umuntu w'umukobwa ngo ihari, ngo iyo roho ngo ituma habera impanuka. Aho hantu ndumva mperutse no kwanyura ngenda ngana i Butare, ngarutse nsanga hari akavuatire kamaze kugarama. Ibyo ngibyo rero bituruka ku kirero, bituruka kuri esprit igenda. Izo esprit mu Kiyapani bazita jibakurei. Esprit yamara gupfa ikavuga ati wenda kenshi na kenshi bayishwe n'impanuka cyangwa se yishwe n'undi muntu itari byiteguye gupfa. Noneho iyo roho iyo imaze gupfa, aho kugira ngo igende iguma aho ngaho ati nanjye ndakanguma aha ngaha, noneho nge nkurura impanuka. Icyo gihe rero roho ikuru impanuka yindi imwe hagapfa nk'undi muntu umwe, ziba zibaye ebyiri, imbaraga zazo ziba ziyongereye. Noneho zazindi ebyiri noneho ziba ziri gukora ari ebyiri, ntabwo bikiri imwe. Zakoresha abandi bari impanuka hakaza gupfa bane nka babiri cyangwa batatu cyangwa bane. Uko zigenda ziyongera niko zikurura ibibazo cyane. Twebwe rero muri organisation ya Sukioma Hikari, iyo tumenya ahantu nkaho tubiganiraho, tukabisaba uburenganzira ku responsable bacu. Nababwiye ko Kigali igengwa na Kinshasa kuko niho hari Sukioma Hikari ikomeye, donc tuyiri munsi nibo batuyobora, ariko Kinshasa nayo ikayoborwa na Cote d'Ivoire Abidjan. Dusaba ubwo burenganzira tukagenda tukavuga tuti ahantu mu gihugu cyacu aha hari ahantu hakunze kubera impanuka ku buryo tubona ari perturbation des esprits cyangwa des esprits aho ngaho, baduha uburenganzira tukagenda tukatransmita rwa rumuri. Ya roho yimaze kurosova rwa rumuri inshuro nkazingahe, akenshi na kenshi rasobanukirwa ikava ahantu yakururaga impanuka, kuko murumva ko yarapfuye ariko ntiyajya ahantu heza hatuma itagaruka ku isi, ijya ahantu hatari heza.
noneho bituma igaruka guposeda hantu yakoreye impanuka kugira ngo n'abandi bakomeze gupfa. Ubwo rero murumva ko imbere y'Imana ya roho iri gukora ibindi byaha kuko ntiyemeye uko Imana ibiteganya aho igomba kujya. Ikindi navuga nko mu Kinyarwanda, nk'ubu nge nitwa Uwimana, data yitwaga Sibomana yarapfuye. Ubu ndi nk'umusore ngiye gusaba umugeni, umuntu ugiye kunsabira umugeni azagenda avuga ijambo avuga ati Sibomana arantumye ngo mumuhe umugeni, tazavuga ngiye ushaka umugeni, azavuga data wambyaye kandi data yarapfuye. Ese kuki bavuga ngo Sibomana ntumye umugeni? Nuko Sibomana ni data umbyara. Mu Kinyarwanda twubaha les esprits tutabizi cyangwa tutabishaka, ariko biba mu muco wacu ku buryo nk'umuntu w'umunyarwanda utinyuka akavuga ngo bari abantu se basenga iki, ese rwose abashatse kwirengagiza ibintu byinshi. Kandi nk'ibyo nabasaba cyangwa nabagiraho inama, nituzajya twumva umuntu uvuga Imana ntitukaye duhita tumujija ngo ese ni Imana yahe agikuzimu biki n'ibiki. Hoya, jya ubanza wicara utekereze ute se iyo Mana avuga koko, ubanza utekereze unamushakiye wenda umusabe ibisobanuro gusobanurire kurushaho, kuko ushobora guhita umujija utese abantu koko basenga Imana yahe. Ikintu cyantangaje nk'ubushize, hari abantu wenda bo muri Kiliziya Gatolika bamwe bagiye bampamagara batese koko biriya bintu musenga ni Imana cyangwa ni shitani ibiki n'ibiki. Muri iki kiganiro nkaba nshimira iyi televiziyo cyane kuko yongeye kumpa akanya kugira ngo nsobanurire abanyarwanda n'abandi batwumva bose. Ndagira ngo mbereke ifoto hari mu kwa 9 ku mwaka w'1973. Kiliziya Gatolika yayoborwaga n'umupapa witwa Paul wa gatandatu. Paul wa gatandatu muri uko kwezi kwa 9 yatumiye uwashinze Sukiyo Mahikari, nababwiye ko ari Kotama Okada. Kotama Okada ajya gusura papa muramubona hano, na Sukuyinushisama ariwe bita Kotama Okada nguyu. Murabona papa hano ari kumusuhuza rwose n'amaboko abiri. Hano papa yaramubwiye ati ibi bintu mukora, sininjira wenda muri details zabyo byose, ariko icyo yamubwiye nuko yamubwiye ati ibi bintu mukora ni ibintu by'Imana kandi haba bibangamira idini na rimwe. Courage. Murabona papa hano na washinze Mahikari hano yagiye kumusura i Vatikani. Ikindi hari nk'ababikira bo mu bihugu bimwe na bimwe basobanukiwe Mahikari. Hano ababikira mureba hano ku ifoto na ababikira bari bamaze kwambara ya medaille sacrée nababwiye yitwa Omitama, bakurikiranye nyine amasomo ukurikirana kugira ngo yambare. Aba nabo muri Eglise ya Gatolika barayambaye. Ubwo rero banyarwanda bavandimwe, umuntu uvuga ngo Mahikari se ni igiki, Mahikari maziki, ese mwaba musenga amashitani? Ese hoya, ntebe dusenga amashitani, dusenga ya Mana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, niyo dusenga. Rwa rumuri nababwiye rero dutanga, ndagira ngo mbereke wenda ikindi kimenyetso nacyo cyabaye kiba gikwira ku isi yose. Murabona uyu mwana yavutse arwaye iyi ndwara y'uruhu, baramuvuje babura umuti baramwihorera gusa, ariko ababyeyi baza kumenya Mahikari, sinzi niba mutabona uko asa, murabona yarateye ubwoba. Uyu mwana wabo bamujyana mu gutanga aho batanga urumuri, nyuma y'iminsi mike murabona uko yaramaze kumera, abatangiye kumera neza rwose. Arakomeza ahabwa rwa rumuri rw'Imana kugeza igihe yaje guhinduka arongera amera gutya. Uru ni urundi rugero mbaha rw'uko urumuri icyo rumarira umuntu. Urumuri rupurifiya les cellules spirituelles, les cellules physiques et les cellules astrales z'umuntu, kandi rumugirira akamaro kuri nivo zose. Okay, reka rero tugushimire kubera ibyo umaze gusobanura. Twaguhe n'umwanya uhagije kugira ngo usobanure tutakuvangira, kugira ngo ugaragaze ndumva uko biri kose. Ubushize ushobora kutagiza amahirwe yo gusobanura gutya, ariko uko moje ku bintu, uko muza ahantu havuga ko umukobwa mwiza ngo ngurangaza abantu bagakora accident. Ese koko ibyo murabyemera yuko umukobwa koko yaba hari akarangaza aba bantu? Arahari cyane, arahari kuko ni ibintu biba ahantu henshi. Burya muzakurikirane muzabibona, si mu Rwanda gusa n'ahandi hose. Hari nk'umuntu ukorera impanuka ahantu iyo roho ntivaho pe, kubera ko yapfuye atabiteguye. Niyo mpamvu burya twe muri Mahikari twemera ko gupfa utunguwe ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ipfuye udatunguwe upfa nyine wabaje gutekereza ko ugiye gupfa ukabitegura mu mutima wawe no mu mutwe. Ariko ipfuye wishwe n'impanuka cyangwa ugapfa ari umuntu ukwishe gutya gutunguye, akenshi na kenshi iyo roho iguma aho ngaho ivuga iti se narapfuye koko, ntibyemere. Itabyemere iguma aho ngaho ikagiposeda abanyuraho bose. Noneho kuba poseda ikurura n'impanuka kugira ngo ibone abandi bayisanga bagumane. Ariko ibiri gukora ibyaha ntabwo biri gukora neza. Hari amagambo wavuze uvuga uti Mahikari hano u Rwanda ruyoborwa na Kongo ikayoborwa na Cote d'Ivoire. Nyamara hari amakuru avuga yuko Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga
nyakwigendera wahoze ari perezida wa Kongo wa Zaire, bivugwa yuko yari umuyoboke cyane wa Mayikari. Byaba ari byo cyangwa se byo? Oya, Mobutu ntabwo yari umuyoboke cyane wa Mayikari, uretse ko yari ayizi, kuko muri Kongo i Kinshasa ni ahantu hari urusengero runini cyane ku buryo abazarirwa bagihagera bose cyangwa n'abandi banyamahanga bahagera bararubona bakarumenya. Nawe nyine yashatse kumenya ibyo bintu ibyo ari byo, ariko ndumva yaravuze ati ni mumpe ko urwo rumuri nanjye numva uko rumera. Ntawe ubizi, n'Imana ibizi uko icyo rwamukoreye cyangwa icyo rwamubariye, ariko yarabizi n'abandi hari abacuranzi bamwe b'Kinshasa basenga muri Mayikari, kuko Mayikari muri Zaire ho irazwi, ntabwo ari kimwe no mu Rwanda, kuko mu Rwanda abantu benshi bumvaga batayizi rwose, abenshi babimenye ejo bundi. Hagati aho ngaho ibyo uvuga Mayikari abantu bamwe bayifata nk'ahantu umuntu ajya gufatira ingufu wenda spirituel zizamufasha kugera ku byo yifuza. Byaba ari byose? D'une part nibyo, d'autre part si byo, kuko nzi abantu bagiye bayizamo. Icyo mbaza nibyo si byo? Ntabwo nshaka icyo bita suspense. Nibyo si byo? Ikibazo mwagisubiramo. Hari abayizamo. Mayikari ifatwa nk'uburyo bw'abantu baza gufata imbaraga spirituel cyangwa se supernatural power or supernatural anointing. Anointment, yes. Mayikari bwaba ari ubwo buryo irimo. Nibyo si byo? Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, natanga ibisobanuro kuri iki kintu. Yes. Hari abantu bayizamo wenda, kuko muri Mayikari hari ibintu bitatu. Hari icyo bita ken mu Kiyapani, hari kabiri icyo bita wa n'icyo bita fu. Ken wa fu, bitatu. Bivuga kugira umunimo wo mubana ku isi, abantu bose mukabana neza, nta absence de conflit, kutagira ibibazo n'abantu. Noneho akabaza kugira umutungo ugufasha kubaho udasabiriza, ukabaho rwose ntukire wenda hari n'abakira cyane yego, ariko hari mbega ukabaho wumva ibyo ufite biguhagije. Hakaza n'ikindi kintu cya nyuma cyitwa absence de kutarwara, ukabaho ubuzima bwawe nta ndwara ugira vraiment iri chronique, kubera ko uhabwa rwa rumuri rupurifiya cellule spirituelle na cellule mentale zawe bivuye kuri ame, kuko burya indwara zituruka ku bibazo kugira ngo zigupurifiye. Ariko noneho iyo uhabwa urwo rumuri, donc ibyo bibazo byose biragabanuka byumwe mu buzima bwawe. Okay, bivugwa yuko ubushize narakubaje nti uzi ushobora kumpa que différence cyangwa se similarité il y a-t-il, kuko uzi igifaransa neza, entre Mayikari et franc-maçonnerie? Nta na kimwe wigeze usobanurira. Franc-maçonnerie en fait ni ibintu ntametiriza. Ariko how do you know about it? Ibyo ngibyo za Rose Croix n'ibiki ni ibintu abantu bakora kugira ngo bashake puissance yabo ku giti cyabo. Ariko twebwe muri Mayikari bitandukaniye cyane, nuko twe ubikora kugira ngo ufashe abandi, ufashe esprit, ufashe n'abantu physique n'inyamaswa n'ibihingwa n'iki cyose. Est-ce qu'il y a la similarité? Hari ihuriro n'itandukanyirizo? Nta huriro ugereranyije. Nta huriro ko twebwe dusenga tugamije gusaba Imana imbaraga kugira ngo zikore ibitangaza. Nta huriro rwose nariyo. Bibiliya itubwira yuko haraho mu mategeko mu kuva 20 avuga yuko ntuziremere igishushanyo icyo ari cyo cyose, ntuzagipfukamire, ntuzagikorere. Ariko mwebwe mufite icyo twita medaille sacrée, mufata nkaho ari ikintu mu nzira imwe cyangwa indi gishobora kubera ikigirwamana. Eske iyo mana mwubaha mufite izindi mufata nk'ari ibigirwamana muyubaha muyekatira? Ahari mwanyumvise nabi, ndanabashimira ko mwongeye kumbaza icyo kibazo, kuko ari bandi bacyumvise nkamwe. Iyo medaille dufite nko Mana bibajijeho gatoya, ntabwo ari yampigiye yo kuvuga ngo indindi byago cyangwa ugira itehuyo, ahubwo ni medaille iguhuza n'ubushake n'ubushobozi bw'Imana, puissance power divine. Banzo washyira akadomo. Iyo medaille muyifata nk'umwuka wera, kuko biri tubwira yuko nzabaha umufasha niba uzababera umuhuza n'Imana. Wabwiye kuri umugaturika iyo medaille yaba ari umwuka wera. Ibyo byatuma tujya kure hari sinzi gato, kubera yuko ni logique iri simple. Ariko buri iyo medaille muri make reka tujye mu buryo bwa science wenda. Tuyifate nka receiver. Izo mbaraga zemeta par Dieu. Ni receiver. Exactly. Niko twabifata. Oui. So hagati yawe n'Imana sa hatarimo iyo medaille harabura iki?
harabura ya puissance kuko umuntu ni umuntu uri poliwe, roho zacu zaranduye n'aba bantu. Ahubwo munyibukije akantu, hari umuntu mperutse kubwira ngo tujye mu isengesho rya Padiri Ubaridi hariya kuri stade. Padiri Ubaridi ni umupadiri w'umukatolike usenga agasaba Imana ngo Mana mpimbaraga nkore ibitangaza, zikore ibitangaza, siwe Imana mpimbaraga. Agasenga abarwayi bagakira, mwarabibonye cyangwa se muzabyumva, sinzi niba mutaramwumva. Ariko namperetse kubwira umuntu wo mu idini rindi utari umukatolike, ndetse ntitwa ko ari ku cyumweru twagiye mu isengesho rya Padiri Ubaridi, ati njye ntabwo najya mu isengesho ry'abapagani. Kubera icyo ari umupagani, ati oya bariya ntabwo ari abo mu idini ryacu. Umuntu arasenga agakora ibitangaza ukabibona, uramwita ngo ntabwo ari umuntu ukorana n'Imana. Niba umuntu avuga Imana se kuki ushaka kumuremera ko avuga shitani, ko akorana na shitani, ubikurahe? Ibyo ngibyo wenda bije like by the way ndakibariza kuri Medaille Sacrée. Medaille Sacrée kugeza uyu munsi mu bitangaza mukorerwa n'Imana mu gutransmit urwo rumuri, iyo Medaille Sacrée ifite muri ruhande. None se umuntu utayambaye yaza ngo ngiye kuguha urumuri akabishobora? Ntibishoboka. Muri make iyo Medaille Sacrée ifitanye connexion idasanzwe, iri fishe. What is it? Iri fishe? Yes. Fishe stadule ni ibintu bidasobanuka neza, bitari define, bitari defined. Birasobanuka kubera yuko uko mwabivuze amfete ibyo bya Bibiliya bituruka kuri Yesu Kristo, intumwa y'Imana yaje, Yesu Kristo. None se Medaille simbura Yesu? Oya ntisimbura Yesu. Yesu naragumagabo. Position yo Medaille mu butatu butagatifu ni iyi. Ubutatu butagatifu amfete ni ikintu gisa naho ari vague, kuko bavuga ngo Imana Data niriya baririmba mu Gatolika credo in unum deum, nemera Imana ishobora byose. Mu Gatolika baririmba niyo Mana bemera, ifite abandi baza hasi, ari umwuka wera muvuga. Yesu yavuze ngo tuzabareza umwuka wera, ari na Yesu Kristo muvuga. Noneho muri Eglise Catholique bakavuga muri aka kanya uramuhakanye, twebwe turamuvuga uramuhakanye Yesu Kristo. Namuhakana nte? Yesu ndamwemera cyane. Where is the position of that man? Ariko nyuma ya Yesu ubushize ndabona bisobanuye, nyuma ya Yesu haje Mahome, haje abo bose abantu bemera. Abo n'abantu nkuko twavuga uri washinze Mayikari, ariko wemera yuko Yesu yari umuntu, navuga yuko yoroshye, ariko udasoba ku buryo bwe bwari uburyo ari abo bose abashinze, ari ba Abdul Baha, ari bande bose bavutse ku bagore n'abagabo mu buryo bwo twita cohesion. Biologically bafite biological father, biological mother. Ariko pour Jésus-Christ de Nazareth ntabwo nizera ko yavutse mu buryo aho tubona cohesion, hakaza kuba fecundity, hakaza kuba izo mitotic division n'ibindi nk'ibyo hakaza kuvuka umuntu. Ni ibintu byabaye by'ibitangaza. Kugeza iki gihe rero byaba ari ibintu biri a bit strange kubona umugatolika nkawo ugeranya Yesu n'aba ngaba bandi. Ariko ibyo byaba ari fanatisme y'amadini nabyo, kubera yuko ngewe rimwe na rimwe nanabyitiranya n'amashyaka. Muri 1992 sinzi na mwari muri mu Rwanda, nabonye ukuntu amashyaka akora ndumirwa. Uri muri MDR iti ishyaka ni MDR, uri muri MRD iti mwarayobye, uri muri mu madini nayo hari icyo kintu cya fanatisme gituma abantu badashaka kumva. Uri umukatolike yabona umupantekote iti bariya barishushanya, umupantekote yabona umukatolike ati bariya abapagani batarabatizwa ntabwo babatijwe amazi menshi, umusiramu yaza ati bariya abakafiri. Ibyo byose rero ni ibintu bituma ubwenge bw'umuntu busa naho bwifungira mu kintu, bigatuma udatekereza ngo ugere kure. Niyo mpamvu Mayikari yemera amadini yose. Mu bantu dusengana mu bihugu byose harimo amadini yose uko yavuga, kandi buri wese aragenda akemera ukwe. Nge nemera Yesu Kristo uko n'undi mukatolika mwemera do pratique Mayikari, deja mwumva kurusha n'umukatolike usanzwe. Anyway, reka nkorohereze wenda ikibazo. Mayikari signifie Medaille Sacrée? Non. Cyangwa se Medaille Sacrée signifie Mayikari? Oya. Mayikari signifie lumière de Dieu. Lumière de Dieu iva he? Iva ku Mana. Imanukira hehe? Muri Medaille Sacrée. Sinzi niba nisobanuye neza ngo. Anyway, umuntu yakuviye Medaille Sacrée kuko ni ikintu kiri physique. Wanyemereye nanone nkagusaba. N'impamvu natumye ngusaba kuza hano. Before you go, mbere yuko ujya naho wenda numva ko next week you are traveling back to Europe. Ushobora wenda mu kanya gatoya kamera zikuveho gatoya utwereke Medaille Sacrée, kuko abantu benshi batubwiye yuko Medaille Sacrée dashobora kwerekana kuko ngo wapfa. Hoye ntabwo napfa. Deja waretse kamera tukazikupa gato abantu bakabona Medaille Sacrée.
nta kibazo. Okay, well and good. Ngira uko biri kose muri aka kanya ni njyewe uhari. Twasaba yuko rwose mu kanya gatoya umuvandimwe aza kutwereka medaille sacrée. Rwose ufite akanya ubu ngubu you are off. Kamera ntabwo zikureba, ubu watwereka medaille sacrée rwose. Turaza kukugaraho uko abantu bamaze kubona medaille sacrée. Ariko abantu bayibone kuko abenshi mu bantu bahuraga babaza Michael kuko wakoze abantu benshi ku mutima. Well and good. Abashaka kubona medaille sacrée bari benshi kuko bakekaga yuko iyi medaille sacrée ngo nuyerekana uzapfa. So, niyo mpamvu dushaka kugira ngo tureke kuko utari bupfe. Ntabwo napfa ngiye. Gutyo urashaka kuyibona? No. Ntabwo ushobora kwambura kugira ngo uyikoreho. Erega burya no problem. Uko imeze gutyo reka bayibone ntacyo bitwaye kuko ndabona it is biriyubashye. Yibereke gutyo. Donc ubu yambaye gutya. Nasaba ko muri technique bakwerekana iyi medaille sacrée abantu bakayibona ahantu iri demonstration. Ubu yambaye ariko ukayambara iri kuri côté gauche kuko bavuga ko côté y'ibumoso ni côté iri spirituelle. Ubu ugomba kuyambara ku isengeri iri agana hirya ku ruhande rw'ibumoso. Bereke neza bayibone. Donc si igitangaza simpigi yibereke rwose kugira ngo ngiyi rwose ngiyi ariko iradoze idodeye kuri kwisenge. Oya nepengere nakoze kugira ngo yifate. Wako gapengere nicyo tugusaba. Ukayibereka gutyo uyifite mu ntoki. Uyishyire ku meza. Ntabwo ushobora kuyikoraho ntakarabye intoki kuko bisaba. Reka tukwemera ugende ubaza ukarabe. Isabune ibiki babikuzanire byose. Ndabifite afite tubaza kubanza gusengera kugira ngo bane kuyikoraho. Niyo mpamvu nakubwiye ushize nti ushaka kubona ukuvuga ngo uyikozeho wapfa. Wasinapfa wayikoze gusa. Pour respect kubera icyubahiro ubaha noneho abantu niyo neza ushaka kwibagirira. Bubahe. Reka mbasabe ikintu. Excuse me. Reka mbasabe ikintu. Turagusabye rwose kuko uyibona gutyo arabona idodeye mu isengeri agatekereza ko ari nk'impigi. Kwa ntaga ari impigi. Wabafashije iyo sabune turayigura turaguha iminota ugenda uyikoreho nushaka uyisengere uyibereka abantu babone exactly they would like to see kuko baravuga bati uyu mugabo niba koko adafite something fishy iyo medaille sacrée ayerekane nimubona uwo mugabo nyuma y'iminsi 4 batazanye itangazo ko yapfuye kuko kugeza iki gihe nicyo kintu ubona. That's what brings the confusion. Ntabwo ushobora gupfa kubera yuko ni medaille sacrée iyo umaze gukurikira cours d'initiation ugiye kuyambara ntabwo bayikwambika bayihishe. Bayikwambika abanyamakuru abandi bantu batari kuyambara baraho. Basi reka dusaba akantu koroshye. Ntuyifungure yivana ako kantu iriho uyereka abantu iri muri suspense ikiri wrapped. Mwanyemerera ko gutaha nzazana ibikoresho nkoresha kugira ngo nyikoreho. Ibyo bikoresho ni ibihe? Hari ni ibikoresho ntazi uko nabyita mu Kinyarwanda dukora kugira ngo ubanze ukora ibintu kizike kuko burya ari ikintu mutazi. No muri Eglise Catholique mubona ko bafite sacramentu ukarite bakayishyira ahantu bakayerekana bati ngo uyu mubiri wa Yezu. Ariko ibintu byose d'ordre spirituel kubera icyubahiro babiha abantu si ukupfa kuvuga gusa ngo reka duterere hari abantu baze barebe inyoni. Ikintu tugiye gukora rero ngira ngo muri iki kiganiro turaza gutumira n'abantu ba telefone abifuza kugira ngo bumve ko abantu babaye ko niyo medaille sacrée kuko kugeza iki gihe pour votre information abantu barenze 470 basabye yuko twagutumira ukerekana medaille sacrée kandi bose bashyiragaho akantu bavuga bati uwo mugabo koko naramuka yerekanye azapfa kuko ari amabanga ahishe adasobanutse. Ni nabo bazanagamo mu butu ku ngwendo wa Zabanga bakazanamo ariko ntayo yagiraga. No, perhaps ushobora kuba ariko bizi. Ndabizi ariko batanga riguma ko yari ayifite. So uza abantu bose bafite medaille sacrée. Are you aware of one? Si bose ariko benshi bakomeye nka Mabutu ndabazi. Hanyuma uwitwa Ofete Bwanya yari ayifite. Ofete Bwanya ntayo yagiraga. Tayo. Yigeze agerageza kujya muri Maikari. Nawe yarayumvaga sinzi niba yaranahawe n'urwo rumuri ariko ntabwo yigeze abinisiye kuko abantu nk'abo tuba tubazi. Abuzi kugeza igihe bakomeye bari muri Maikari ni bandi. Sofa. Bambaye na medaille? Bambaye na medaille yes. Abo anzi ni nka abo mu bihugu by'i Burayi ariko nk'abo muri Afrika sinzi niba bakomeye. Abo Burayi uzi kuvuga ngo hari nk'aba ministeri babiri nzi b'i Burayi
bari abayinisiye muri mayikari n'abagore babo n'abandi baza gusengamo, kuko afite muri mayikari iyo uri inisiye gutya bigutwara umwanya munini cyane. Nk'abantu rero les hommes politiques, abantu bakora mu bintu bikomeye bya politiki cyangwa iki n'iki, kugira ngo abone umwanya wo kwambara iyi medaille ajye gutanga urumuri rw'Imana, kuko uba ugomba kubikora nyine. Niba uyambaye uba ugomba gutanga urumuri rw'Imana. Tujya mu by'abandi wenda bashobora kuba nabyo ari ibanga, ariko hari ikintu kimwe ushaka kugira ngo ubaze. Uri umugatolika? Ndi umugatolika. Iyo wambaye umusaraba urawuhisha ishapure? Oya, umusaraba se ko ari umusaraba ni kimwe nuko nanjye iyi insigne ntayihishe. Umusaraba ugaragaza. Ishapure urayihisha? Ishapure sinyihisha. Kuki uhisha ako kandi? So kugahisha afete. Ubushize ndumva tuvugana narababwiye nti uzakenera kwireba volema kumva ari muteye amatsiko, ndaza kubasigira adresse yaho dusengera, haba hari ibikoresho na niho dukorera donc protection buri kwezi. Ndababwiye ko dukora protection. Kubu aje ngiye gukora protection na imwereka nta banga ririmo pe. Niho bitandukanye na birya mwitanga impigi cyangwa iki n'iki. Ariko kugeza iki gihe mon cher ami, biragoye kujya mu muntu uri mu kutureba kugira ngo atandukanye impigi n'icyo kintu wambaye. Biratandukanye cyane kuko I'm very sorry to say so. Idodeyeho kuko niba urebye nubwo harimo akantu k'akameto gaciyemo gutya, ariko urabona haradoze. No, wongera ubibereke mon cher ami, kuko biri kose abantu bashobora kugira ngo wenda ndimo ndabeshya, wenda amaso yanjye niyo yahumye. Kudoda hano urabona ndashaka abantu barebe. No, ntabwo ari impigi. Can you see? Reka guhisha aho barebe. Ni medaille sacrée. Okay, kurura gato abantu bareba ahantu, murabona ko ahantu hadoze. Est-ce que iyo medaille sacrée idodeye mu isengeri yawe? Ntabwo idodeyeho kare nakadoze kugira ngo ikore pochette uzajya uyishyiramo yinjiremo, ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni medaille idoze. Medaille irukwayo ntabwo idoze. Ariko nkaba mbahamagarira wakoreye Imana ukorera ukereka abantu iyo medaille. Nano nta afite tuba dufite ntuza itegeko formel ryuko utajya mu isoko ngo werekane ushaka. Ariko hano ntabwo ari mu isoko. Ni mu isoko ahantu abantu bari isoko se niki naho abantu bareba bateraniye. Niba hari abantu 1500 batureba ni isoko, ça devient isoko. Donc ntiwajya ku isoko ngo ufate medaille sacrée uyerekane kuko c'est sacré. Ibi ngibi hari ikintu kimwe ushaka kugira ngo mbibarize cyoroshye cyane. Ese wumva ku munsi w'imperuka urawemera? Umunsi w'imperuka ndawemera. Iyo medaille izakumarira iki ku munsi w'imperuka? Iyi medaille izamfasha aho nzajya hose, nubwo umunsi w'imperuka ntawugeraho none aha, ariko igihe nzawugereraho izamfasha gukomeza gutanga urumuri rw'Imana, kuko iyo wambaye iyi medaille ugapfa nababwiye ko barayigukingurana. Ya roho yawe aho igiye iba ifite les serres spirituelles z'iyi medaille sacrée. Aho roho yawe iri ahari hose uri gutanga rwa rumuri. Niyo mpamvu abantu bashobora kwibaza ati se umuntu wambaye medaille sacrée arapfa ashobora kurwara agapfa nawe, kuko niyo nzira twese tugomba kunyuramo ni urupfu. Kugira ngo tuve ku isi tugomba kunyura mu rupfu. Ariko iyo upfuye aho ugiye, niyo mpamvu abantu basanga babibaza ibintu, ariko iyo upfuye ukagenda aho ugiye rwa rumuri rw'Imana ukomeza kurutanga, kuko rutanga ku isi. Hari esprit aho ziri nazo zirukeneye. Tawundi uzarutanga rero n'uwapfuye ari initié, n'uwapfuye yambaye medaille sacrée. Bivuga yuko mutajya mubaga amatungo byaba ari byo? Tubaga amatungo nko kurya nk'inyama no kuba mushobora ibintu byose biva mu maraso zicyo? No, njye n'inyama niyo munsi naziriye. Waziriye wambaye medaille sacrée? Cyane rwose. Afite aho byaturutse abantu bavuga ibintu bitari byo. Nari ntarahagera nsobanura ikintu bita reincarnation na transmigration. Nacyo nzi ko abantu bagiye kuvuga bati noneho abantu bavuze ibintu bitaho. Hari ikintu bita reincarnation navuze ushize kugaruka ku isi, kuvuka ku isi kugira ngo ugaruke ku isi. Iyo ugarutse ku isi ko ari kugira Imana ibigufashije kugira ngo ibyo wasize utarakoze mu buzima bwa mbere ugaruke noneho ubikore. Mu kubikora kugira ngo roho yawe irushaho kubengerana nk'urubura, kugira ngo ikepe ubwandu bwose buriho buveho. Ariko noneho hari umuntu upfa afite ubwandu kuri roho bukabije kuba bwinshi ku buryo apfa ya roho yo kugira ngo igaruke ku isi ijya mu muntu ikajya mu nyamaswa. Nibyo bita transmigration. Muzigera mubona nk'umuntu nge namubonye afite nk'utuntu tumeze nk'amabere y'ingurube dukurikiranye hano, nge naramubonye bikagaragara ko ugarutse ku isi ariko warigeze ugira ubuzima bw'ingurube ukaba ingurube. Bibaho cyane. Umuntu nk'uwo rero, cyangwa ushobora kureba nk'umuntu ukamureba gutyo ukabona afite visage ijya kumera nk'iy'akanyamaswa runaka. Ari wo mwirebeye nta nicyo ubiziho, nta nicyo abikubwiye, nta nawe ubwo atabizi wenda, ariko umureba ukabona nk'abantu
ukabona asa na umuhari, bagita umuhari ronari inyamaswa fox. donc uwo ngo aba yarigeze aba transimigre mu nyamaswa kubera ubwandu bukabije afite kuri roho. Hari n'abandi ashobora kuza akaba inzoka ari umuntu ari roho. Hari Okay, hari ibindi bukubaza wenda byo komeza babwira. Hari abantu kugira ngo ugaruke ku isi ubugarutse kwipurifiya davantage, nibyo bita reincarnation. Nayo basobanuriye ubushize ukuntu Imana ifata roho yawe ikayishyira mu mudamu utwite, ukavuka kuri iyi si. Nabwo nta muntu uba ku isi, aba bantu mubona wowe ngewe uriya nta uba ku isi bwa mbere, buryo ubayeho inshuro nyinshi. Ariko noneho ikibazo tugira nuko uragaruka ariko ntumenya wari iki cyangwa icyo wakoze kibi mu buzima wavuyemo. Iyo bigenze gutyo rero ukagaruka ku isi, ntukore ku buryo ukora ngo ukorere Imana neza kuruta uko wakoze mu buzima bundi wari urimo mbere. Iyo wongeye gupfa uvukira ahantu none uvuka nabi kurusha uko wari uri ku isi. Ushobora gupfa wari ufite umutungo mwinshi cyane, wamara gupfa wenda umutungo witwayemo nabi cyane, wagiye uhemukira abantu kubera ko ukomeye, ukaba iyo upfuye Imana ishobora guperimeta kuvukira mu muryango ukennye kugira ngo nawe ubeho nabi baguhemukira no kwahemukiye abandi. Ibyo rero ntabwo ari bibi kuko byoza roho yawe. Quelquefois tukanabyita compensation. Compensation yo iri mu bintu byinshi cyane. Ushobora kuba uri kugenda n'amaguru hano Nyabugogo, ni urugero, umuntu agakora umufuka wawe akakwambura akakwiba 100,000 rufitemo. Iyo ubonye bakubye nk'ibyo 100,000 aho kugira ngo uvuge ba bantu banyibye bampemukiye, vuga uti Imana ishobora byose, urakoze ndagushimiye cyane, nibura ndakompashije. Nanjye mfite wenda umuntu nawe naribye amafaranga nanjye barayanyibye. Icyo gihe Imana ibikonte gufata ihita ibana kuri umuntu uzi uprena conscience, kuba ati nibura arashimiye kandi ibimubaye kuko hari ikintu yakoze bihanaguye. Akaba ari nacyo nkangurira abantu batwumva ikintu cyitwa pardon, sorry, gusaba imbabazi cyangwa merci, gushima. Ikintu cyose kikubayeho ku isi uba ugomba kuvuga uti Imana ndagushimira, kibe cyiza kibe kibi, ifo gushimira. Iyo ari cyiza ni umugisha Imana igukoreye, ariko niyo ari kibi mu maso yawe imbere y'Imana hari igihe kiba ari cyiza, nako akenshi na kenshi kiba ari cyiza kuko hari ikintu kigukuraho kuri roho yawe cy'ubwandu iyo ushimiye Imana. Ariko noneho ushoboye kudashimira Imana ukipurenya ngo kuki njye Imana inyanga, dore abandi baracuruza bakunguka njye ndahombye. Icyo gihe noneho ari wowe ari Imana ubukiza akabazo agatifatse uriya muntu ndamumwohereza ibintu byo kugira ngo yipurifiye, aho kugira ngo ashimire, aho kugira ngo yishime, ahubwo akipurenya. Icyo gihe rero ntacyo bikumariye kandi deja wahuye n'ikibazo. Deja nk'akagero natanga wenda uzarebe nusitara ukababara cyane ukavuga uti merci mon Dieu, bwabo babare wagize usitaye uzumva wise bugabanuka ukanya ubyumva, uzabyumva ugasitara ukavuga uti urakoze Mana. Kuko kuba usitaye hari ikintu niba ubabaye hari ikintu kikubabaje, hari ikintu bikuraho kuri yame yawe cy'ubwandu ku buryo roho yawe irushaho kubengerana kurushaho. Akabazo wenda gakomeye, mujya mutanga amaraso ku barwayi. Amaraso turayatanga kuko akiza abantu fiziko barwaye. Ntabwo tumeze nk'aya madini avuga ngo gutanga amaraso, ndumva ari amaraso ni ubugingo, ça égale vie. Non, c'est Dieu seulement qui donne le. Kubera yuko abaganga baromaritse ko guha umuntu amaraso agiye gupfa bimugarura mu buzima. Kureka umuntu rongo apfa yabuze amaraso wowe afite wenda kandi umuhaye santiritiro zingahe yakira, nta kibazo. Ikindi kibazo mwemera ibyabaye muri Eden Garden, icyaha cyo kuvuga ngo icyaha Adamu yakoze na Eva? Turabyemera cyane, niho havuka ibibazo byose natwe tugira. Ibyo mwera se mwemera iki muri ibyo ngibyo? Hari teore ebyiri zebra yuko icyaha, uko mwumva icyaha Adamu na Eva bakoze ni iki muri Bayikari? Adamu na Eva bakoze iby'Imana yababujije. Ibiki bakoze icyaha? Bamwe bavuga ko bari imbuto babujijwe, nako bivugwa muri Bibiliya ko bari imbuto babujijwe. Ariko hari abandi bantu bavuga ngo no, si imbuto bariye y'imbuto nk'iyi tuzi, hari ibindi bitari imbuto bitari. Hareka wenda nkorohereza. Bivuga yuko Adamu na Eva, inzoka yasambanyije Eva, imaze kumusambanya imutera inda. Imaze kumutera inda ndetse babyara n'umwana wa mbere, umwana w'inzoka. Ni nako Bibiliya ivuga ko Kayini ari umwana w'inzoka. Ivuga ngo umwana w'inzoka bwe. Hakaba n'ahantu uzasanga mu rubyaro rwa Adamu nk'uko bigaragara muri Bibiliya udasangamo Gahini. Hagati aho ngaho bamwe bakemeza yuko
Adamu Eva amaze kuza amaze kumenya ibyo inzoka yamukoreye yagiye kubyigisha Adamu n'ikimenyimenyi byabayeho. Adamu Imana yavuga ati ibyo mwakoze ni ibiki, bose baza bihisha bifutse ku gitsina kuko nk'uko umwana iyo yibye isukari ntabwo ashobora guhisha iki amano, ahubwo agerageza guhisha intoki zakoze mu isukari. Ndetse bamwe bakanemeza yuko mu by'ukuri icyabayeho Imana yahise ikora, bahise bamenya agaciro k'imyanya yawe y'ibanga. Hicwa n'inyamaswa kugira ngo hapfukwe aho hantu kuko ariho hari hamaze gukora icyaha. Ndetse bakamera ko ni inzoka yavumwe iravumwa ifata forome y'igitsina cy'umugabo. Mwebwe muri Mayikari ibyo bintu mubivuga iki? Muri Mayikari icyo twemera ni uko Adamu na Eva bakoze icyaha Imana yari yabujije. Hari doctrine nyinshi ku isi, hari abantu benshi bavuga ibinyuranye. Bamwe bati ni urubuto basoromye, abandi bati inzoka yasambanyije Eva donc yumva ni igikorwa cyiza, abibwira umugabo we nabikoze nawe Imana ati bya bintu babujije gukora barabikoze. Kuva icyo cyaha cyakorwa, icyo twemera ni uko umuntu icyo cyaha nicyo cyadukurura ibibazo n'ubu dufite ku isi kugeza n'uyu munsi, kuva kuri Eva na Adamu kugera uyu munsi. Iyo utagikora natwe tuba turi aho turi intungane tutagikora, kubera yuko icyaha cyabo nicyo cyadukururiye natwe kwinjira mu kintu yo gukora ibindi byaha. Ariko wenda icyo umuntu yakwibaza, Adamu ntabwo yigeze abyaha, ntabwo tuzi neza imyaka Adamu yamaze muri Eden Garden ari kumwe na Eva batarakora icyaha. Ariko nta mwana tuzi wavukiye muri Eden. Bigaragara yuko icyabayeho ari ugusambana ko ariko kuvamo umuntu kuba yabyara. So do you think it's true? Uratekereza ko ari ukuri? Ariko ko umuntu aryamanye n'umugore cyangwa basambanye siko abyara? No, muri ibi ngibi siko abyara. Kandi burya kubyara anyway, wenda ibyo muri Mayikari ndaho kumva ko namwe hari uburyo mubyemeramo. Twe twemera gusa ko Imana yabujije Adamu na Eva gukora ikintu, baza kukirengaho baragikora. Bamaze kugikora Imana isa naho ibavumye kubera icyo cyaha. Twebwe rero ari naho mpera nasobanura ku bintu iyo umuntu avuze ngo abasokuruza bacu, abantu benshi bihita bibatera umujinya. Adamu na Eva ni abasokuruza bacu ba mbere kugeza uyu munsi, nibo dukomokaho. Muribuka ukuntu njye niyo ngereranyije inyigisho tugenda twumva mu Rwanda cyangwa ku isi, bigereranya na biriya bya Nowa. Aho Nowa yubakaga inkuge avuga ati imvura igiye kugwa, abandi bagaseka batari ko se uriya ari mu biki ko ari umusazi. Ariko nyuma imvura iguye nibwo bavuze ati burya umuntu ibyo yavuze byari ukuri. Cyangwa cyagiye Yezu bamwica batuye umuntu ari kwita umwami kandi atari we. Bamaze kumwica babonye ibibaye bitangaza ati burya wa muntu yari umwana w'Imana. Akaba ari naho nkangurira abantu ndi umuntu uza akavuga ngo Imana ishobora byose, Dieu créateur, Dieu suprême. Jya ubanza umwumve mbere yo gukritika uriya muntu wajya ikuzimu ntabwo ari Imana iba. Niyo umuntu ari gushaka inzira tukungurana ibitekerezo, njye nuko mbyumva ndi nanjye nuko mbyumva, ariko ntitubereho gusa gukritika njye sindi mwabiriya kuko ndi icyo kintu nicyo nshimira na Mayikari cyane, kuko uwo muhuye wese ari mu idini runaka umufata nk'umuvandimwe wawe nk'ikiremwa cy'Imana kandi uramukunda ukamubaha. Ushaka urumuri ukarumuha nta kiguzi. Hari abantu bakora ikosa wenda akajya nko gusura umukristo runaka wo mu idini rye, umukristo cyangwa se undi wundi mu rindi dini ritemera Kristo, noneho mu kujya gukora ibikorwa by'Imana akaba agomba kumurihira tike, kumwishyura kugira gute. Ibyo ntabwo Imana ibyemera. N'Imana yaraguhaye ubushobozi bwo kuyikorera, yikorere kuko nizakwihembera. Witegereze igihembo umuntu aguha, akurihire tagisi, aguha amafaranga runaka, kuko ibyo ngibyo ayo mafaranga uba uri kurya afite n'amafaranga abasa naho umuvumo. Kuko umuntu amafaranga atanga aho Imana umuntu nk'umuntu ni ituro. Burya ituro muri Mayikari turaryemera cyane. Uko gufata kiliziya nka Saint Michel dutanga urugero wenda kuko ni turi hafi hari navuga. Ariko kuki iyo uvuga cyane ukunda kwibanda kuri kiliziya, kandi muri message twabonye twarabonye abagatulika benshi basa nkaho banakwamagana bavuga ko udakwiriye kuvuga kiliziya mu kanwa. So why? nta bafite uburenganzira bwo kumbwira ngo sendavuga kiliziya gatolika mu kanwa, kuko maze kubereka ko n'uwashinze Mayikari deja n'uriho ubu ni umudamu niwe uhagarariye Mayikari ku isi. Yahuye na Jean Paul II mbere ko Jean Paul II yitaba Imana. Ariko Jean Paul II azwiho ibintu bya gutangiza ibyo bitwa ecumenisme. Ibyo nta gitangaza kirimo, kuyendaga kwihuza n'andi madini atandukanye, peut-être kubera impamvu runaka wenda ziri political more than being religious. Je ne crois pas. Kuko umuntu nkuriya nyiri ubutungane papa gutumira abandi, ahubwo
hari n'igihe hari nk'abantu ntajyaga nemera mbere ukabyara we mbabare utanze oya ndarwo ngo utanasimita ko ntabwo wabisabye niyo mpamvu ndi kugira gutya humura donc hari amadini amwe avuga ndumva ari nk'abatemwe de Jehova baje kuroha bavuga ngo hari igihe kizagera amadini yose tuyareke asibangane iki gihe kandi koko njye mbona gishobora kuzagera aba bantu nabanje kutajya mbemera abatemwe de Jehova ariko ubu nsigaye mbo nubwo ntabyemerewe nanjye kujija idini iryo ari ryo ryose kuko amadini yose ngomba kuyemera ariko nakurikiranye nk'urubyiruko rwabo nko mu bihugu by'i Burayi umwana atangira kujya mu bagabo afite imyaka 10 umwana w'umukobwa n'urugero ariko nk'abatemwe de Jehova bo barera abana babo ku buryo umwana akura azi ko icyaha cy'ubusambanyi ugomba kukirinda uko umeze kose ubwo rero abo bantu bavuga bati hari igihe amadini azegera avaho ashire burundu kandi koko ubona bishoboka kubera yuko ibyo papa yakoze ubuze ntibamugize umuhire ejo bundi nuko yagizwe umuhire n'abandi yagizwe umuhire n'abantu n'abamusimbuye n'abandi nyine ndakubaza na papa uyu uriho w'umuki mu gihugu cye cyangwa ndavuga w'umuki w'umuriye dini w'umugatolika so byo nta gitangaza kirimo ntabwo wabikoresha nk'aho ari ikintu cy'igitangaza kujya sipayinga nyine ariko uwavuga papa nabi nyir'ubutungane papa Yohani Pawulo kabiri bakamuvuga nabi nawe niko akundi navuze ko abantu bakunda gukritika gusa umuntu akakubona uvuga ikintu cyangwa ukoze ikintu uriya ayo magambo uvuze none turi kumwe uyavugiye ahantu peut-être nka St Petersburg cyangwa se Moscow bashobora no kugukubita iki nibyo ubwo rero reka kuvuga ngo ijambo ubutungane ni relative kuri bamwe bamugize umutungane none icyo ushaka kubaza wenda dusoza cyoroshye cyane ubona ibyo urimo sibyo bizakubera umugisha ku munsi wa nyuma cyangwa bizakubera umuvumo igisubizo cyoroshye cyane bizambera umugisha wawo ndi hubwo mu rwego rw'ejuru cyane kubera yuko urumuri ntangana rw'Imana nabo nduha ibitangazo rubakorera ndabibona bikampa imbaraga ko nkorera Imana ko ndi kumwe n'Imana na nicyo umuntu wambaye imedali bamwita yokoshi mu Kiyapani bivuga umuntu ufatanye n'ukuboko n'Imana do yokoshi ariko ijambo Imana ndashaka uryitondere cyane muvandi nabivuze mbere ko ari ijambo ryo kwitondera ijambo Imana ryitondere kuko Imana navuze yuko Imana ni ijambo rusange umuntu ashobora gukoresha Imana it's relative ushobora kuvuga Imana usobanura ibyo nizera ariko njye Imana ushobora kuvuga Imana wenda Jehova Jire wenda nongeho amatribi ushobora kuvuga Imana mvuga wenda indi Imana iri aho ngaho ushobora kuvuga Imana mvuga ibuye wenda senga rikama ibitangaza ushobora kuvuga ubwo rero nawe iyo Imana uvuga uri kumwe nayo ishobora kuba ari Imana wenda ikigirwamana ariko njye Imana uri kubemera nabivuze ko Imana mvuga ari ya yindi muri Kiliziya Gatolika nubwo mwambwiye ngo baravuze gusenga mvuga Kiliziya Gatolika ya Mana turirimba mu isengesho tuvuga mu Kilatini baryita credo ngo credo in unum deum Dieu créateur Imana imwe nemera niyo nemera niyo Mana mbavuga rero simvuga ya Mana abandi bihimbira ko iyo Mana se idafashwa ari Imana ifite imbaraga ari Imana idakeneye ibiyunganira iyo medaye wambaye yiki none se kuki tujya gusenga noneho ku minsi barabasenga ku wa gatanu barabasenga ku wa gatandatu barabasenga ku cyumweru iyo Mana nta kidukeneyeho ntitwakwirirwa tujya gusenga ariko tujya gusenga kugira ngo tuyambaze twe rero ibi by'Imana yaduhaye kugira ngo izi medaye ni iz'Imana itwebera izo medaye ni insengero ntabwo ari insengero ntabwo ari insengero ko dusengera mu rusengero yo ni igufasha gutanga urumuri rwayo kugira ngo purifiye les âmes z'abantu n'iz'inyamaswa n'ibihingwa n'amabuye surtout roho z'abapfuye zanga kuva ku isi kugira ngo zisobanukirwe zireke guperturba isi kuko isi dufite ibibazo byinshi cyane murabibona abantu ku isi hari ibibazo byinshi binyuranye byinshi indwara ubukene kwiganyira kugira gute ibi byose rero bituruka kuri roho mbi ziza kuduteza ibibazo urwo rumuri rw'Imana yatwemereye gutanga kugira ngo dusobanurire izo roho tuzihe inyigisho kugira ngo zive ku isi zisubire aho zigomba kuba zituvemo ubona Mayikari izaba iri mu kihe kigero cyangwa se igeze he mu myaka 20 iri imbere mu Rwanda cyangwa ku isi mu Rwanda ndemeza ko kuko hari ababahamagara kuri telefone kuva natangiye cya kiganiro cy'ubushize nanjye hari ababahamagara hari n'abavugana nabo tuziranye ariko
mu gihe umunyarwanda atari abanyarwanda namaze yikoremo kujija kukwicara ngo bariya se ntibajya ikuzimu hoya ntitujye ikuzimu twebwe icyo dukorera ni Imana y'Imana navuze yaremye ijuru n'isi y'Imana yaremye umuntu kubera yuko nta muntu ushobora kurema undi munyemerere mbakagera wenda ku isegonda imwe umunsi umwe nagiye ahantu ni ikigo bita centre d'incinération ikigo batwikiramo abantu bapfuye mbega kuko gushyingura iburayi birahenda cyane none ndavuga nti ariko kajya kureba ukuntu umuntu ashya ukuntu bamutwika nagiye mwa cya kigo bazana mperekeje umuntu wari wapfuye nyine abantu b'inshuti bazana umurambo bawurambika nyine ho bagomba kuwurambika mu mashini imashini irawusunika igugeza ahantu hari ubushyuhe bufite nka dogere nyinshi cyane bikabije noneho kubera ko wa muntu yari amaze nk'icyumweru apfuye baramushyize mu mashini ikonjesha imashini wa muriro waratangiye uramushyushya imitsi iracyuha itangira gusa naho ibuja n'umutima asa naho abuja kandi yapfuye ariko ntiyashoboye guhaguruka nyine yahise ashya aba umuyonga aba ivu ibi byanyeretse ko iyo umuntu roho y'Imana yagushyizemo Imana ishobora byose yaturemye iyo roho yagushyizemo yakuvuyemo nta muntu n'umwe ushobora kuyigusubizamo ngo abishobore keretse y'Imana gusa biba byarangiye ariko hari wigeze gusengera umuntu arazuka birashoboka simbihakana kimwe nuko hari umuntu ushobora gusenga Imana akayisaba ububasha bwayo nk'abo bapadiri ubaridi umuntu yari ikimugo ukabona afashe inkoni aratashye none oya hari n'abasengeye abandi barahaguruka mu kanya hari umugabo uri budusimbura hano witwa Ntambara bibaho cyane ni ukuvuga ngo rero okay wenda amasaha ndabona adutwaye reka ngira ngo mu by'ukuri tugushimire kubera ubwitange no kwitabira ubutumire bwacu wenda mu masegonda 30 soza wanzura murakoze ndagira ngo nkangurire abanyarwanda aho bari hose kuko igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo bitegeze biba handi ariko noneho abanyarwanda ni abantu duteye ku buryo buri special mbivuge kuko iyo ngereranyije n'abandi ngenda mbona hirya no hino ku isi ngenda mu bihugu byinshi ariko iyo ndabonye umunyarwanda Imana yaramuremye ku buryo busa naho buri special ngira ngo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize avuga ati u Rwanda ni ruto ariko umunyarwanda si muto abanyarwanda rero byona tugira ukuntu duteye biruta iby'abandi bandi benshi cyane ikintu tubura ni ukwirinda kujija duhereye ku madini tureke kuba borone ku madini cyane idini urimo uryubahe ariko n'undi umwubahe wumva ko ari ikiremwa cy'Imana d'abord mbere yo kujya mu idini yabanje kuba ikiremwa cy'Imana icyo nkangurira abantu rero ni ukuza guhabwa urumuri rw'Imana dusengera hariya ahantu bita kuri CGM Gikondo nimero ya telefone ya centre dusengeramo ni 0783589916 umuntu ushaka kumenya urwo rumuri rw'Imana n'ibitangaza byarwo araza hariya bakamusengera kuko nyuma yaho dutangiye iki kiganiro mbere nyuma yaho nako tugitanze abantu bashoboye kuza hari nk'umwe twaganiriye ejo bundi asobanura ibibazo yari afite n'ukuntu biri kugenda abona ko bigenda bijya mu buryo ibyo ni ukubera iki nicyo ni se possession umuntu aba possédé par un esprit igenda iboroka amachance yose amahirwe agomba kumugeraho iyo ugize Imana guhabwa urwo rumuri rero na ya roho iraruhabwa igasobanukirwa kuvaho ikagenda ugasigara ufite amahoro indwara zikagushiraho ibiki byose nuko anyway reka wenda musaba kanyuma soza usenga muri ya sengesho ry'abamarikanye sengere studio sengere mwebwe abakozi sengera abanyarwanda muri rusange sengere n'igihugu okay murakoze Mio Yamoto Suma Ikari O Mikamisama, Dieu suprême, créateur de l'univers, Père céleste, puissance infinie. Ndagushimiye cyane kubera ko umpaye uburenganzira bwo kuvuga urumuri rwawe, uduha uburenganzira bwo gutanga muri iki gihugu cy'u Rwanda n'andi hose ku isi. Umunyarwanda wese ubyumva aho kugira ngo agire umutima wo kujija, ni wowe Mana ushinzwe kujija umuntu waremye, nta muntu ushinzwe kujija undi. Ahubwo uduha umutima wo gukundana no kumvana no kumvikana no kubahana, kandi urwo rumuri wadusakajemo, urwo rumuri wohereje intumwa yawe iguhagarariye muri Afurika yose ikaza kurutanga hano mu Rwanda ku Gisozi no mu Bugesera. Mana ndakwingiza ngo rufashe n'izindi roho zose ziri mu Rwanda zisobanukirwe, amaze zisubire muri monde zigomba kubamo ariyo monde astrale, kugira ngo zihe abantu amahoro, abantu babeho mu mahoro no mu rukundo, abanyarwanda bumvikane ubuziraherezo. Murakoze. Oya ariko hari isengesho ry'Icyapani Rya dini ry'uvuga ugiye gutaransmita urumuri.
Okay. Njye singiye kurutransmit. Abantu bararyifuje cyane kuko batransmite bo rwose batransmite. Okay, nabyo ni sawa. Mani ishobora byose ari ijoro n'isi, ndakwinginze unyemerere mbere yo guhaguruka muri iyi studio mbanze mvuga isengesho ryawe, isengesho ripurifiya isi kugira ngo rishobore gupurifiya umunyarwanda wese wumva iki kiganiro. Murakoze cyane Mani ishobora byose. Gokubijiso gengen shikayitaka amaharani kamuta mahimo idemasu kamuroji kamuromino michikara muchite banse ito hitono miyo ya kamu amatsusu no mahikari oho mikami arahidono oho kamuta chimoro morono sakagoto tamahino tsutsumikigare oba mahikari mote arahiki yome misogi tamaite kamino kono chikara yomiga erase tamae tomosu kotono yoshio kashikomi momaosu miyo yamotosu mahikari oho mikami mamori tamae saki hai tamae miyo yamotosu mahikari oho mikami mamori tamae saki hai tamae kamnagara tamahichi haimase kamnagara tamahichi haimase. Murakoze. Ubise isengesho turisobanura mu Kinyarwanda yawe risobanuye iki? Ni ugusaba Imana, nababwiye ko umuntu arivuga agiye gutaransmita urumuri rwayo, No kwisaba kugira ngo transmite. no kuyisaba muri make kugira ngo iguhe imbaraga zo gutaransmita urumuri ruyivuyeho yo ubwayo. Imana ishobora byose. Dieu créateur de l'univers. Anyway, reka ngushimire. Murakoze cyane. Kandi ndabashimira na televiziyo yanyu mwese mwadufashije kugeza ku banyarwanda iki kiganiro. Asigaye mbahamagariye kuza gukora experience y'urwo rumuri aho kurujija. Muze murebe umuntu ruhawe cyangwa ikiruhawe uko gihinduka. Ngira ngo naberetse ifoto y'umwana waruhawe, mwabonye ibyo yararwaye, urumuri rwo rwamukijije ruvuye ku Mana ishobora byose. Imana iremye umuntu. Okay. Murakoze. Sasa.